Ese umugore ashobora gusama mu gihe cy'imihango? Nibyo ngiye kukugezaho muri iki cyegeranyo. Abantu benshi bibaza niba umukobwa cyangwa umugore ashobora gusama mu gihe cy'imihango. Urubuga umuganga.com nk'uko tubikesha iyi nkuru, ruvuga ko impuguke mu by'uburumbuke yitwa Caroline ivuga ko nubwo bidakunda kubaho, gusama uri mu mihango ari byo kandi bishoboka. Ibi bikaba bishobora kubaho ku mugore ufite ukwezi guto cyangwa ukwezi kurekure cyane. Caroline avuga ko iyo umugore afite ukwezi guto cyangwa se kumara iminsi mike, bituma igihe cy'irekurwa ry'intangangore kiba cyangwa cyegera hafi. Abantu benshi bibaza niba umukobwa cyangwa umugore bashobora gusama mu gihe cy'imihango. Nk'uko tubikesha urubuga umuganga.com, impuguke mu by'uburumbuke yitwa Caroline ivuga ko nubwo ibi bidakunda kubaho, gusama ari mu mihango ari nabyo kandi bishoboka. Ibi bikaba bishobora kubaho ku mugore ufite ukwezi guto cyangwa ukwezi kurekure cyane. Caroline avuga ko iyo umugore afite ukwezi guto cyangwa se kumara iminsi mike, bituma igihe cy'irekurwa cy'intangangore kiba cyangwa cyegera hafi cyane y'igihe atangira kubona imihango, bityo bikaba byatuma asama mu gihe ari mu mihango. Kugira ngo umugore asame, ni uko igi cyangwa se intangangore ye ibasha guhura n'intangangabo mu tuyoborantanga tw'umugore. Caroline akomeza avuga ko rimwe na rimwe bishobora kubaho ko intangangore ihisha mu gihe ukwezi k'umugore kugeze hagati, cyane cyane hagati y'umunsi wa 12 n'umunsi wa 16 w'ukwezi kwe. Iyi ntanga rero ngo ihita irekurwa n'agasabo kayo cyangwa se ovaire, hanyuma igahita ijyanwa mu tuyoborantanga aho ishobora kumara umunsi cyangwa amasaha 24 itarapfa, igitegereje intangangabo. Mu gihe iyi ntangangore itabonye intangangabo, irapfa hanyuma igasohorwa hanze. Iki ni cyo gihe umugore ahita abona imihango. Ku bagore benshi ngo bakunze kugira ukwezi kw'iminsi 28 gusa, kandi ngo hari abandi bashobora kugira ukwezi kw'iminsi 22 cyangwa iri munsi yayo. Ni ukuvuga ko umugore ufite ukwezi guto ashobora kurekura intangangore ovulation nyuma gato avuye mu mihango, bitewe n'uko intangangabo zishobora kumara igihe kingana cyangwa kiri hejuru y'iminsi 3 mu myanya myibarukiro y'umugore zitegereje intangangore. Zishobora kuboneraho zikinjira muri ya ntangangore yarekuwe, hanyuma umugore agahita asama. Iyi mpuguke ikomeza ivuga ko kandi bishobora kubaho no ku bagore bafite ukwezi kudahindagurika kw'iminsi 28, ko baba babona imihango igihe kimwe habaye n'irekurwa ry'intangangore. Ibi nabyo bikaba byatuma basama mu gihe bari mu mihango. Mwakoze cyane, njye nari Mugwaneza Yusufu. Kora subscribe kuri iyi channel kugira ngo njye nkugezaho utuntu nk'utu tw'ingirakamaro kandi dufasha benshi mu buzima bwacu bwa buri munsi.